Bwana Darius, turagusuhuje, turi mu masaha y'umugoroba. Uyu ni umunsi wa kane w'icyumweru. Turi mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Aha turi ni kuri Kasa Hotel. Twakiriye rero Bwana Shumbusho Darius. Darius, turakwakiriye muri studio zacu. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Tumeze neza, ibintu ni amahoro. Meze neza, ndashima Imana. Urafiringa ute uyu mujyi wa Huye sasa aya masaha? Huye rero n'ubu twakomeje kubivuga, ngenda iba nziza uko bwije n'uko bukeye. Reba ahangaha aya masaha tugezeho noneho nibwo aba ari nziza kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Huye dukomeje kuyifiringa neza cyane. Yego. Twahoza dutembera mu gitondo tureba amafu, utuyaga two mu karere ka Huye, tutembera ku karere ndetse na stade n'ahandi nk'uko abantu barimo kubibona. Ariko urimo urabona ute izi nyubako, urimo urabona ute iterambere riri muri aka karere bigendanye n'uko wari usanzwe ubizi cyangwa ubitekereza? Huye ni umujyi utandukanye. Huye harimo inyubako ziri kuzamuka ari nshyashya, hakabamo n'inyubako zahoze ari iz'abakoloni zubatswe kera. Ibyo byose ni uruvangitirane rw'imyubakire iri muri Huye. Rero urumva ko ari akarere mu bijyanye n'imyubakire urumva ko gahagaze neza. Bibi bya kera, bibi by'ubu ngubu, ni akarere kabitse amateka mu bijyanye n'imyubakire. Nuko Huye nabashije kuyibona. Abantu benshi twaganiriye kuva mu gitondo ndetse n'abo tumaze iminsi tuganira, bavuga ko hano hantu ari ahantu heza ho kuruhukira. Aba bantu uremeranya nabo cyangwa ni ukuhakunda gusa? Oya, ntabwo ari ukuhakunda gusa. Ahantu ni ahantu heza ho kuruhukira. Nkubwije ukuri iyi Huye ukigeramo ushobora kuba yagucanga, ariko uko ugenda umaramo iminsi gake gake ugenda, ni umujyi ugerageza kwegerana. Bibe mu mikorere, urikoza ahangaha ukabona imikorere y'abaturage, wakikoza ukabona abasiporo nabo batanzwe, wakikoza ibitaro birahari, amashuri, kandi noneho ni ibintu bikubiye nk'icyo twakwita umujyi umwe. Ntabwo ari ibintu biri kure ngo kimwe ngo nagenda ibirometero 20, ikindi nongere ngisange mu kilometero 10 gutyo. Ni ibintu ubona bigerageza kwegerana, kandi umuturage nicyo aba akeneye. Ikintu akenera kimwe ahita akibona, ikindi agikenera ahita akibona, bitamusabye kujagarara ngatega amamodoka. Rwose Huye ushobora kuyikata iminota ingahe ukabura irangije n'ibikorwa byayo byose. Ni umujyi mwiza wegeranye rwose. Muri uku kwezi kwa gatatu hano mu karere ka Huye turimo turabonamo urujya n'uruza rw'abanyamakuru, bivugwa ko bari mu mahugurwa, kandi nawe ndibaza ko ngusanze ahangaha. Ese nawe nibyo murimo murigishwa iki? Gahunda y'ibi bintu urayibona ute? Yego, nanjye ntabwo sinatanzwe, nanjye ndi umwe muri abo banyamakuru ukomeje kubona muri Huye bawukatakatamo. Turi mu mahugurwa y'abanyeshuri bari kwiga itangazamakuru, nk'uko rero ukomeje kubibona. Ariko ahanini ibyo turi kwiga, turi kurebera hamwe itangazamakuru icyo ryakumarira, no kugerageza kubinyoza muri ryo, bibe nonaha bibe no mu gihe kizaza. Iyo aya mahugurwa umuntu wayakurikiranye agerageza kubona neza itangazamakuru yari afite mu mutwe we, cyangwa se ibyo yakoraga, cyangwa se ibyo yatekerezaga kuzakora, ko ritandukanye n'iryo azakura ahangaha. Umuntu uri ahangaha ndatekereza nasubira aho yigaga, cyangwa se n'aho yakoreraga n'igitangazamakuru yakoreragaho, ndatekereza azajyana ibintu bikwiye kuba ari umunyamakuru w'umunyamwuga kabisa. Darius, murimo murareba ibintu bijyanye no kuba wakora video cyangwa ibintu bya TV production, bigendanye kandi no gukora inkuru za environment, cyangwa se ku investigatinga ku buryo ukora inkuru nziza za environment. Bimaze iki gukora mwene izi nkuru za environment? Izi nkuru rero za environment, urebye mu Rwanda ni ibintu bitaratera imbere, kuko buryo uko igihugu kigenda gitera imbere nuko amashami amwe n'amwe agenda agira abantu bayigabamo, ibyo twe twaribagiye bikazamo. Mereye nko ku rugero, ejo hari ahantu twagiye gusura ku bintu by'ama insect. Mu Kinyarwanda ni ubusimba butoya, amasazi, imibu, imiswa, ibimonyo. Akenshi ntabwo ubuzi akamaro kabyo, ariko baratuganirije nabo batubwira ko uko igihugu cyateye imbere nabo bari kugerageza kugenda batera imbere.
ni ubushakashatsi bwatangiye muri iyi minsi mikeya, ariko nyine icyo ni cya gihugu gitera imbere n'abantu bakazamo imbere. Rero na environment ntiyasigaye, hari ubushakashatsi bukorwa bwa buri munsi, urumva hari ukubungabunga ibyo bidukikije. Umunyamakuru wageze aha ngaha ndakeka azatahana byinshi. Hari ibyo twiyongereyeho, hari ukuntu twajyaga twangiza ibidukikije tutabyitayeho, tubona ari ibintu biri aho ngaho. Bamwe muri twe twari tuzi akamaro kabyo, ariko kari hasi. Ndakeka ubu mu bitekerezo byarazamutse, urebye ahanini aha ngaha umunyamakuru arahava azi environment icyo ari cyo, ndetse n'uburyo yayirinda, yagerageza kuyirinda abayangiza. Yego. Ni byiza mwavuye mu bindi bice by'igihugu aho mwari mutuye cyangwa se aho mwakoreraga. Uyu munsi twitega iki ku munyamakuru ugiye kuva hano muri izi nyigisho? Afite inyigisho zivuye aha ngaha, tumwitegeho iki? Mbere na mbere ni ibintu bibiri wamwitegaho. Mbere na mbere ni umunyamakuru uzi icyo akora. Si wa munyamakuru uzajya gufilima. Ndatekereza umunyamakuru uvuye aha ngaha atazataha agiye gufilima ngo byacitse gusa, ubwo yaba yaraje kurya no kunywa gusa. Urumva, naho umunyamakuru uzi icyamuzanye azataha azi gufilima neza, ku buryo wamutuma amashusho akamenya ngo ndahera aha, harakurikiraho iki, hakurikireho iki, iki gikurikireho hasoza iki. Ikindi icyo ni nk'aho ari ishami rya kabiri kuri icyo ngicyo nayo ngiye kugusubiza. Hano hazava umunyamakuru uvuga ati singiye gukamera ngo motari agonze umuntu. Icyo ndakeka ni kimwe mu byo yakabaye akamera bifitiye rubanda akamaro. Ese motari byagenze bite kugira ngo agonge wa muntu? Yari ari kugendera kuwe muvuduko. Ese niki cyamuteye? Ntiwasanga ari inzoga? Ngo perezida ngo yaje ngo mu gihugu ngo haberenga inama, ukajya kwifirimira ngo perezida ngo yageze mu gihugu. Ese niki cyamuzanye? Igifitiye umuturage ni iki? Icyo ni icyambere umunyamakuru uvuye aha ngaha agiye kuri tele agiye kuzakora. Atagiye gufilma byacitse, azajya ajya gukamera azi ikimujyanye. Icya kabiri, umunyamakuru uvuye aha ngaha natekereza agiye kuvamo bamwe muri twe bazatangira gukora ku nkuru z'ibidukikije. Urugero nkanjye sinashobora kubona kumva ko ibidukikije wabikoraho inkuru, urumva, ariko nk'ubu ngubu niyo wambwira ati nkubita inkuru nk'eshanu z'ibidukikije, nahita nzi kudondosha nirukanga mu firirizo, urumva. Kandi ubwo naje aha ngaha mvuga ko inkuru, gushaka inkuru ari muri siporo, gushaka inkuru ari muri politike, entertainment byacitse, numvaga ko ari ibyo ngibyo. Ariko ndatekereza ibyo bintu bibiri ari byo umuntu uri aha ngaha nini azakora, kandi ni ibintu bikomeye. Yego. Bwana Shumbusho Darius, dusanzwe tukuzi nk'umunyamakuru wa siporo. Yego. Deja ubu aka kanya birangiye uri buze no kujya ukora n'inkuru z'ubucukumbuzi ku bigendanye na environment cyangwa se n'ibidukikije. Yego. Ubundi umuntu iyo ajya kwinjira mu mwuga cyangwa se gukora akazi runaka agira role model, agira umuntu areberaho akavuga ati ngewe ndarebera kuri kanaka kuko yakoze ibi bintu byiza, nanjye nkore nk'ibyo. Ubundi Shumbusho Darius umuyidore we nindi? Role model wanjye rero ngiye ni umusaza, wenda ushobora kugira ngo nabejo gusa muri icyo gihe akiriho numvaga ari we nzakurikiza, ni nawe watumye nkunda ibi bintu. Gusa yaje kugira agashitemo gakeya, arakomeza akomereza hanze. Gusa nyuma yaho hari n'undi wanyispi, gusa we yaje nawe uhita ubona ibivamo. Sinzi impamvu abantu wa mbere bamwita Ndengengoma, wakoraga kuri Radio Rwanda, yakoraga mu rubuga rw'imikino. Harimo abantu bajya bagira ngo urubuga rw'imikino buri radio igira urubuga rw'imikino. Urubuga rw'imikino nyine ni ikiganiro cya siporo cyo kuri Radio Rwanda. Yego. Nirwo yakoragamo. Uriya musaza iyo namwumvaga nasheshaga urumeza. Jean Claude Ndengengoma. Jean Claude Ndengengoma. Gusa yaje kugera arege. Nyuma yaho rero undi nawe ni umusore w'ejo bundi nakunze uburyo akurikiranye ibintu bye, uburyo yakitinga iyo ari kuvuga kuri mikoro. Agerageza no kujya mu tuntu tw'ubwenge. Ikintu namukundiye ni umukozi, agira atya akajya akazana research. Ni wa munyamakuru udashobora kubaza ikibazo muri siporo ngabe yakubwira ngo buretse ngo tubanze tujye kureba ngo internet ngiranze ngo ibintu ngo bigenze bite. Aba bifite mu mutwe we ni internet. Nicyo kintu namukundiye. Nakunda n'uburyo akora analyse. Ubu bamwita Ruben Ngabo, ubu wasigaye
ari umuvugizi wa Rayon Sports. Yego nawe idole banjye. Idole ni Robin Ngabo na Jean Claude Ndengeye. Wa mbere ni Ndengeye Ngoma, wizana Ngabo mbere. Ni Jean Claude Ndengeye Ngoma na Ngabo Robin. Okay, Ngabo y'Icondo Robin. Urakoze cyane Darius. Niki wabwira abantu kubigendanye na TV production, hanyuma ikindi ni icyo uri bubwira abantu kubigendanye n'iyihuye twabonye imeze itya? Reka mere kuri TV production. Yego, TV production ni sinavuga nimba ari isomo nimba ari iki, gusa ni bimwe mu bintu byafasha umunyamakuru. Umunyamakuru uzi TV production rwose aba ari umunyamakuru mwiza pe. Ati gute? Sinibaza uri umunyamakuru utazi gukoresha amashusho n'amajwi. Icyo kintu iyo kimenye ubundi nk'umunyamakuru wabaye umunyamakuru mwiza wa televiziyo, umunyamakuru mwiza wa kubijyanye n'amashusho. TV production rero kuyiga bisaba gucangamuka, ukajya umenya gukatinga ibintu byose ibyo twigiye ahangaha, ukamenya gukurikiranya ibintu byawe nk'umunyamakuru w'ubwenge. Iyo ushaka kuba umuntu w'ubwenge nyine nawe wiga ibintu by'ubwenge, urumva, ugacangamuka, ntabwo ibintu byakwizanira, ukagerageza gushakashaka. Ndumva ari icyo navuga kuri TV production. Umuntu rero utembera umujyi wa Huye, icyo nakubwira, Huye ni umujyi mwiza. Ati ni umujyi mwiza mu ruhe rwego? Nabivuze ruguru ndi gutangira. Huye ni umujyi wegeranye pe, kandi ni umujyi urimo ibintu byinshi byerekeye n'igihugu. Hari kaminuza muri igihugu, urumva ko ari ikintu gikaze. Hari twebwe nk'abanyamakuru noneho hari radio yigisha itangazamakuru, yereza abanyamakuru benshi cyane, Sarusi, urumva. Akaba n'ibindi bigiye, hari na stade, hari Huye ni umujyi mwiza ku buryo utakumva. Twahoze dutembera kare tugiye gushaka inkuru, tubona ukuntu iyi Huye irimo amazu yubatswe n'abakoloni. Ejo hari aho twageze batwereka amazu amaze imyaka hafi 100. Gusa Huye ni umujyi rwose ushaka gutembera uraza ukaruhuka. Ni umujyi ufite environment, ufite ibiti. Umuntu ushaka kuruhuka ntabwo ari ukwamamaza, ariko Huye ni umujyi mwiza kabisa. Darius Shumbusho niwe twari kumwe hano muri studio zacu. Reka rero Darius tugushimire ku kiganiro cyiza tugiranye n'amakuru meza asobanutse uduhaye. Kereka niba hari ubundi butumwa ushaka guha abanyarwanda badukurikiye, hanyuma tugasoza. Ikintu nakubwira ni kimwe, kora cyane, ibindi birekera Imana. Hard working. Darius ndagushimiye. Murakoze cyane.